Iyi ni impanuka idasanzwe yabaye kuri uyu mugoroba ubwo umumotari yashaka kudepasa imodoka bari muri feruje, hanyuma iyo modoka igahita ikubitana n'iyo moto. Umugenzi wari utwawe n'umumotari ahita yikubita hasi arakomereka. Ubwo twageraga ahangaha Nyurwa Family TV show byadusabye iminota 35 nyuma y'uko impanuka yari imaze kuba. Gusa tukihagera twasanze aribwo nabwo bisa naho bitangiye gusobanuka, kubera ko ubundi abantu benshi bari batangiye kwibaza ufite amakosa ari hagati y'umumotari ndetse n'umutwazi w'imodoka. Ubwo polisi yahageraga yakomeje gukora iperereza ikurikirana buri kimwe cyose kijyanye n'iyi mpanuka, gusa ntabwo yagize itangaza uwari ufite amakosa, aho yo yavuze ko ikomeje gukora akazi kayo ndetse iraza no kwifashisha amashusho yaho byabereye. Uyu mumotari usanzwe yitwa Jean Claude, uyu amaze imyaka 3 atwarira mu mujyi wa Kigali, aho afite perimi yemewe n'amategeko mu bijyanye no gutwara ibinyabiziga. Uyu yavuze ko mu by'ukuri ari ibintu bimutunguye ndetse anavuga ko abifata nk'umwaka kubera ko atari yiteguye cyangwa se atumva ko ibingibi biri buze kumubaho. Gusa avuga ko ubuzima ari ubuzima kandi buri munsi umuntu agomba guhora yiteze ibishobora kumubaho. Nyurwa Family TV show ubwo twahageraga twasanze polisi nayo yamaze kuhagera igerageza kuganiriza abaturage biganjemo abamotari, aho yabasobanuriye byinshi bijyanye n'amategeko y'umuhanda, agira inama yo kugerageza kujya bitwararika ndetse no gutwara ibinyabiziga uko bikwiye, bakagerageza gusoma ibyapa mbere y'uko bashaka kudepasa cyangwa se kwambuka aho ariho hose. Polisi kandi yabwiye n'abagenzi bari baraho ko ari byiza kugerageza kwita neza ku mategeko y'umuhanda, kabone niyo waba utarayize ukagerageza akumenya aho ugomba kugenda nk'umunyamaguru ndetse naho ugomba gukikira ikinyabiziga. Iyi moto yari itwaye uyu mugenzi ubwo yakoraga iyi mpanuka. Uyu mugenzi yituye hasi ahita akomereka ku buryo bukomeye cyane, gusa hahise haboneka ubutabazi bw'ibanze kubera ko umugenzi yahise atwarwa kwa muganga na ambulance. Ni impanuka yabereye ku Muhima ugana mu mujyi downtown, gusa ni impanuka abaganga bamaze gutangaza ko bishobora kuza gutuma ifata undi mwanya kugira ngo basuzume neza niba umugenzi nta kibazo yagize, cyane cyane ikijyanye no kubura amaraso. Ubwo twahageraga kandi twahasanze abiganjemo urubyiruko, abenshi bafite agahinda gakomeye, amarira adasanzwe, bibaza ese uyu mubyeyi w'umwana umwe ari buze kurokoka iyi mpanuka yari imaze kumubaho. Impanuka kandi urebye ahanini yafashe umugenzi kurusha umumotari, kubera ko umumotari we ntiyigeze akomereka ariko umugenzi we ubona ko yakomeretse ku buryo bukomeye cyane. Nyurwa Family TV show ubwo twahageraga kandi byadusabye kugerageza kwegera ubuyobozi, cyane cyane ubwo abamotari muri aka gace batubwira ko abamotari bose bafite babaha amahugurwa ahagije kandi ko buri munsi bahora babahugura banabibutsa kwitwararika mu gutwara ibinyabiziga. Faustin Nkundizayo ni umuyobozi w'abamotari muri aka gace ka Muhima. Ubwo yaganiraga na Nyurwa Family TV show yatubwiye ko mu by'ukuri uyu mumotari asanzwe atwara ikinyabiziga cye neza ndetse nta n'amakosa asanzwe amurangwaho, ahubwo ari bya bindi biba biraba ku muntu ugasanga biramugwiririye. Ni igihe kirekire abamotari benshi bo mu mujyi wa Kigali bahora baherezwa amahugurwa, cyane cyane buri mezi 3 nk'uko byasobanuwe neza. Bahora bigishwa ibijyanye n'ibinyabiziga batwara ndetse bakigishwa no kwitwararika, bahabwa amahugurwa bita training. Iyi ni impanuka idasanzwe yabaye kuri uyu mugoroba ubwo umumotari yashaka kudepasa imodoka bari muri feruje, hanyuma iyo modoka igahita ikubitana n'iyo moto. Umugenzi wari utwawe n'umumotari ahita yikubita hasi arakomereka. Ubwo twageraga ahangaha Nyurwa Family TV show byadusabye iminota 35 nyuma y'uko impanuka yari imaze kuba. Gusa tukihagera twasanze aribwo nabwo bisa naho bitangiye gusobanuka, kubera ko ubundi abantu benshi bari batangiye kwibaza ufite amakosa ari hagati y'umumotari ndetse n'umutwazi w'imodoka. Ubwo polisi yahageraga yakomeje gukora iperereza ikurikirana buri kimwe cyose kijyanye n'iyi mpanuka, gusa ntabwo yagize itangaza uwari ufite amakosa,
aho yo yavuze ko ikomeje gukora akazi kayo ndetse iraza no kwifashisha amashusho y'aho byabereye. Uyu mumotari usanzwe yitwa Jean Claude, uyu amaze imyaka 3 atwarira mu mujyi wa Kigali, aho afite perimi yemewe n'amategeko mu bijyanye no gutwara ibinyabiziga. Uyu yavuze ko mu by'ukuri ari ibintu bimutunguye ndetse anavuga ko abifata nk'umwaka kubera ko atari yiteguye cyangwa se atumva ko ibingibi biri buze kumubaho. Gusa avuga ko ubuzima ari ubuzima kandi buri munsi umuntu agomba guhora yiteze ibishobora kumubaho. Nyurwa Family TV show ubwo twahageraga twasanze polisi nayo yamaze kuhagera igerageza kuganiriza abaturage biganjemo abamotari, aho yabasobanuriye byinshi bijyanye n'amategeko y'umuhanda, agira inama yo kugerageza kujya bitwararika ndetse no gutwara ibinyabiziga uko bikwiye, bakagerageza gusoma ibyapa mbere y'uko bashaka kudepasa cyangwa se kwambuka aho ariho hose. Polisi kandi yabwiye n'abagenzi bari baraho ko ari byiza kugerageza kwita neza ku mategeko y'umuhanda, kabone niyo waba utarayize ukagerageza akumenya aho ugomba kugenda nk'umunyamaguru ndetse naho ugomba gukikira ikinyabiziga. Iyi moto yari itwaye uyu mugenzi ubwo yakoraga iyi mpanuka. Uyu mugenzi yituye hasi ahita akomereka ku buryo bukomeye cyane, gusa hahise haboneka ubutabazi bw'ibanze kubera ko umugenzi yahise atwarwa kwa muganga na ambulance. Ni impanuka yabereye ku Muhima ugana mu mujyi downtown, gusa ni impanuka abaganga bamaze gutangaza ko bishobora kuza gutuma ifata undi mwanya kugira ngo basuzume neza niba umugenzi nta kibazo yagize, cyane cyane ikijyanye no kubura amaraso. Ubwo twahageraga kandi twahasanze abiganjemo urubyiruko, abenshi bafite agahinda gakomeye, amarira adasanzwe, bibaza ese uyu mubyeyi w'umwana umwe ari buze kurokoka iyi mpanuka yari imaze kumubaho. Impanuka kandi urebye ahanini yafashe umugenzi kurusha umumotari kubera ko iyi ni impanuka idasanzwe yabaye kuri uyu mugoroba, ubwo umumotari yashaka kudepasa imodoka bari muri feruje, hanyuma iyo modoka igahita ikubitana n'iyo moto. Umugenzi wari utwawe n'umumotari ahita yikubita hasi arakomereka. Ubwo twageraga ahangaha Nyurwa Family TV show byadusabye iminota 35 nyuma y'uko impanuka yari imaze kuba, gusa tukihagera twasanze aribwo nabwo bisa naho bitangiye gusobanuka kubera ko ubundi abantu benshi bari batangiye kwibaza ufite amakosa ari hagati y'umumotari ndetse n'umutwazi w'imodoka. Ubwo polisi yahageraga yakomeje gukora iperereza ikurikirana buri kimwe cyose kijyanye n'iyi mpanuka, gusa ntabwo yagize itangaza uwari ufite amakosa, aho yo yavuze ko ikomeje gukora akazi kayo ndetse iraza no kwifashisha amashusho y'aho byabereye. Uyu mumotari usanzwe yitwa Jean Claude, uyu amaze imyaka 3 atwarira mu mujyi wa Kigali, aho afite perimi yemewe n'amategeko mu bijyanye no gutwara ibinyabiziga. Uyu yavuze ko mu by'ukuri ari ibintu bimutunguye ndetse anavuga ko abifata nk'umwaka kubera ko atari yiteguye cyangwa se atumva ko ibingibi biri buze kumubaho. Gusa avuga ko ubuzima ari ubuzima kandi buri munsi umuntu agomba guhora yiteze ibishobora kumubaho. Nyurwa Family TV show ubwo twahageraga twasanze polisi nayo yamaze kuhagera igerageza kuganiriza abaturage biganjemo abamotari, aho yabasobanuriye byinshi bijyanye n'amategeko y'umuhanda, agira inama yo kugerageza kujya bitwararika ndetse no gutwara ibinyabiziga uko bikwiye, bakagerageza gusoma ibyapa mbere y'uko bashaka kudepasa cyangwa se kwambuka aho ariho hose. Polisi kandi yabwiye n'abagenzi bari baraho ko ari byiza kugerageza kwita neza ku mategeko y'umuhanda, kabone niyo waba utarayize ukagerageza akumenya aho ugomba kugenda nk'umunyamaguru ndetse naho ugomba gukikira ikinyabiziga. Iyi moto yari itwaye uyu mugenzi ubwo yakoraga iyi mpanuka. Uyu mugenzi yituye hasi ahita akomereka ku buryo bukomeye cyane, gusa hahise haboneka ubutabazi bw'ibanze kubera ko umugenzi yahise atwarwa kwa muganga na ambulance. Ni impanuka yabereye ku Muhima ugana mu mujyi downtown, gusa ni impanuka abaganga bamaze gutangaza ko bishobora kuza gutuma ifata undi mwanya kugira ngo basuzume neza niba umugenzi nta kibazo yagize, cyane cyane ikijyanye no kubura amaraso. Ubwo twahageraga kandi twahasanze abiganjemo urubyiruko,
abenshi bafite agahinda gakomeye, amarira adasanzwe, bibaza ese uyu mubyeyi w'umwana umwe ari buze kurokoka iyi mpanuka yari imaze kumubaho. Impanuka kandi urebye ahanini yafashe umugenzi kurusha umumotari, kubera ko umumotari we ntiyigeze akomereka, ariko umugenzi we ubona ko yakomeretse ku buryo bukomeye cyane. Nyurwa Family TV show ubwo twahageraga kandi byadusabye kugerageza kwegera ubuyobozi, cyane cyane ubwo abamotari muri aka gace batubwira ko abamotari bose bafite babaha amahugurwa ahagije, kandi ko buri munsi bahora babahugura banabibutsa kwitwararika mu gutwara ibinyabiziga. Faustin Nkundizayo ni umuyobozi w'abamotari muri aka gace ka Muhima. Ubwo yaganiraga na Nyurwa Family TV show yatubwiye ko mu by'ukuri uyu mumotari asanzwe atwara ikinyabiziga cye neza, ndetse nta n'amakosa asanzwe amurangwaho, ahubwo ari bya bindi biba biraba ku muntu ugasanga biramugwiririye. Ni igihe kirekire abamotari benshi bo mu mujyi wa Kigali bahora baherezwa amahugurwa, cyane cyane buri mezi 3 nk'uko byasobanuwe neza. Bahora bigishwa ibijyanye n'ibinyabiziga batwara, ndetse bakigishwa no kwitwararika bahabwa amahugurwa bita training. Umumotari we ntiyigeze akomereka, ariko umugenzi we ubona ko yakomeretse ku buryo bukomeye cyane. Nyurwa Family TV show ubwo twahageraga kandi byadusabye kugerageza kwegera ubuyobozi, cyane cyane ubwo abamotari muri aka gace batubwira ko abamotari bose bafite babaha amahugurwa ahagije, kandi ko buri munsi bahora babahugura banabibutsa kwitwararika mu gutwara ibinyabiziga. Faustin Nkundizayo ni umuyobozi w'abamotari muri aka gace ka Muhima. Ubwo yaganiraga na Nyurwa Family TV show yatubwiye ko mu by'ukuri uyu mumotari asanzwe atwara ikinyabiziga cye neza, ndetse nta n'amakosa asanzwe amurangwaho, ahubwo ari bya bindi biba biraba ku muntu ugasanga biramugwiririye. Ni igihe kirekire abamotari benshi bo mu mujyi wa Kigali bahora baherezwa amahugurwa, cyane cyane buri mezi 3 nk'uko byasobanuwe neza. Bahora bigishwa ibijyanye n'ibinyabiziga batwara, ndetse bakigishwa no kwitwararika bahabwa amahugurwa bita training. Iyi ni impanuka idasanzwe yabaye kuri uyu mugoroba, ubwo umumotari yashaka kudepasa imodoka bari muri feruje, hanyuma iyo modoka igahita ikubitana n'iyo moto. Umugenzi wari utwawe n'umumotari ahita yikubita hasi arakomereka. Ubwo twageraga ahangaha Nyurwa Family TV show byadusabye iminota 35 nyuma y'uko impanuka yari imaze kuba. Gusa tukihagera twasanze aribwo nabwo bisa naho bitangiye gusobanuka, kubera ko ubundi abantu benshi bari batangiye kwibaza ufite amakosa ari hagati y'umumotari ndetse n'umutwazi w'imodoka. Ubwo polisi yahageraga yakomeje gukora iperereza ikurikirana buri kimwe cyose kijyanye n'iyi mpanuka, gusa ntabwo yagize itangaza uwari ufite amakosa, aho yo yavuze ko ikomeje gukora akazi kayo, ndetse iraza no kwifashisha amashusho yaho byabereye. Uyu mumotari usanzwe yitwa Jean Claude, uyu amaze imyaka 3 atwarira mu mujyi wa Kigali, aho afite perimi yemewe n'amategeko mu bijyanye no gutwara ibinyabiziga. Uyu yavuze ko mu by'ukuri ari ibintu bimutunguye, ndetse anavuga ko abifata nk'umwaka kubera ko atari yiteguye cyangwa se atumvaga ko ibingibi biri buze kumubaho. Gusa avuga ko ubuzima ari ubuzima, kandi buri munsi umuntu agomba guhora yiteze ibishobora kumubaho. Nyurwa Family TV show ubwo twahageraga twasanze polisi nayo yamaze kuhagera, igerageza kuganiriza abaturage biganjemo abamotari, aho yabasobanuriye byinshi bijyanye n'amategeko y'umuhanda, agira inama yo kugerageza kujya bitwararika ndetse no gutwara ibinyabiziga uko bikwiye, bakagerageza gusoma ibyapa mbere y'uko bashaka kudepasa cyangwa se kwambuka aho ariho hose. Polisi kandi yabwiye n'abagenzi bari baraho ko ari byiza kugerageza kwita neza ku mategeko y'umuhanda, kabone niyo waba utarayize, ukagerageza akumenya aho ugomba kugenda nk'umunyamaguru, ndetse naho ugomba gukikira ikinyabiziga. Iyi moto yari itwaye uyu mugenzi ubwo yakoraga iyi mpanuka. Uyu mugenzi yituye hasi ahita akomereka ku buryo bukomeye cyane, gusa hahise haboneka ubutabazi bw'ibanze kubera ko umugenzi yahise atwarwa kwa muganga na ambulance. Ni impanuka yabereye ku Muhima ugana mu mujyi downtown, gusa
ni impanuka abaganga bamaze gutangaza ko bishobora kuza gutuma ifata undi mwanya kugira ngo basuzume neza niba umugenzi nta kibazo yagize, cyane cyane ikijyanye no kubura amaraso. Ubwo twahageraga kandi twahasanze abiganjemo urubyiruko, abenshi bafite agahinda gakomeye, amarira adasanzwe, bibaza ese uyu mubyeyi w'umwana umwe ari buze kurokoka iyi mpanuka yari imaze kumubaho. Impanuka kandi urebye ahanini yafashe umugenzi kurusha umumotari, kubera ko umumotari we ntiyigeze akomereka, ariko umugenzi we ubona ko yakomeretse ku buryo bukomeye cyane. Nyurwa Family TV Show ubwo twahageraga kandi byadusabye kugerageza kwegera ubuyobozi, cyane cyane ubwo abamotari muri aka gace batubwira ko abamotari bose bafite babaha amahugurwa ahagije, kandi ko buri munsi bahora babahugura banabibutsa kwitwararika mu gutwara ibinyabiziga. Faustin Nkundizayo ni umuyobozi w'abamotari muri aka gace ka Muhima, ubwo yaganiraga na Nyurwa Family TV Show yatubwiye ko mu by'ukuri uyu mumotari asanzwe atwara ikinyabiziga cye neza, ndetse nta n'amakosa asanzwe amurangwaho, ahubwo ari bya bindi biba biraba ku muntu ugasanga biramugwiririye. Ni igihe kirekire abamotari benshi bo mu mujyi wa Kigali bahora baherezwa amahugurwa, cyane cyane buri mezi 3 nk'uko byasobanuwe neza, bahora bigishwa ibijyanye n'ibinyabiziga batwara, ndetse bakigishwa no kwitwararika bahabwa amahugurwa bita training. Nyurwa Family TV Show, nge nitwa Jazo Christian.